nongeye kukwakira kuri Blessing Official TV. Blessing Official TV kugezaho ibiganiro bitandukanye by'ubuzima ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko muri nyemera uyu munsi tuganire gusa ku by'ubuzima. Twageze mu rutoki, mwazibonye insina zitandukanye. Uyu munsi ntabwo turi buvuge ku bwoko bw'insina bundi usibye insina igira umuneke uhenze, murahuzi uba wihagazeho. Goromisheri niko abantu bakunze kuyita, ariko mu izina ry'umwimerere witwa Musa paradisiaka. Mu gifaransa bawita bananiye Goromisheri mu buvuzi. Nubwo uriya muneke uhenze, ariko hari n'ibindi bintu ukiza inguri ya Goromisheri, ikiza impiswi. Ufata inguri umukamato ukayisekura, ukayifunguza ikirahuri cy'amazi ukanywa, ukaba urwaye impiswi. Nanone ku bushye n'ibisebe womekaho amakakama y'inguri, cyangwa ugasekura inguri ukayomeka hangiritse, ibisebe bizakira, cyane cyane ibisebe by'ubushye. Nanone amabere y'ibitoki ashobora kwifashishwa mu kuvura ibibyimba. Sekura igitoki kitaraneka, womeka umubumbe ku kibyimba, ikibyimba kizakira. Nanone kugira uruhu rusa n'umuhondo cyangwa se jaunisse, urya ibishishwa by'imineke, ibyo bigakira. Umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se hypertension, urya imineke kuko ikize ku munyungugu. Uhita ukoresha uwitwa potassium K muri produit chimique. Iron potassium K+. Insina yose uko yakabaye ishobora kukuvura ubushye. Usatura umunekemo kabiri ukawutsinima ku bushye buhoro buhoro witonze. Ibyo bikorwa rimwe gusa bikaba bihagije. Niba wahiye ako kanya, niba ufite umuneke wa Goromisheri, saturamo kabiri uwutsirime ahahiye. Nanone uvura iyi nsina ivura indwara z'uruhu cyangwa se dermatose. Utwika ibishishwa by'igitoki kitaranika, ukajya ushyira iryo vu aharwaye, uzakira. Nongeye kukushimira ko udahwema kubana natwe. Yari Blessing Official TV. Uyu munsi twarebye ku nsina cyangwa se igitoki bita Goromisheri. C'est Goromisheri. Mwakoze, mugire ibihe byiza.